ubwo ubuyobozi bwacu bukuru bw'itorero bwaduhamagaye mu nama, hanyuma barangije batubwira ko amaparuwasi uburyo reforme irimo ikorwa, kandi natwe twari tubizi twarabikurikiranaga n'amanama menshi twayazagamo. Hanyuma rero igihe kigeze tuje mu nama tubwira ko ubwo amaparuwasi amaze kwegerana 30, hari abashumba rero bazayobora amaparuwasi. Natunguwe rero no kumva bavuze ko ngiye kuyobora paruwasi ya Nyarugenge. Nkuko muri bivuze rero ntabwo byoroshye mu mutima kubyumva, umuntu atabyiyatandaga, utabitekerezaga, utarabisengeye ngo bisabe, utabyifuzaga, byaradutunguye. Ariko noneho dukomezwa n'ijambo, dukomezwa n'ihumure ry'Imana tubwira ko iduhamagara yo kwizerwa no kwikora izabikora, cyane ko nande twayoboraga naho abakristo bose baba ari bamwe, burya abakristo ba Kristo bose basa bose aho baba ari hose. Twumvaga rero nyine bikomeye, ariko tuba twizeye Imana ko izadufasha ni mu buryo bw'umwuka. Ariko hari n'ibindi bikorwa nyine tuba duteganya byo mu buzima nyine, kugira ngo birimo ubu turimo dufite abanyeshuri bamwe bo twatangiye kurebera aho bariho bigira, turebe ukuntu bariho biga kudoda, imishinga yabo bose turahazenguruka tureba, turatora imishinga ihari. Dufite imishinga yo gushyingira babanaga badasezeranye bazatera igikumwe, dufite imishinga itandukanye muri paruwasi. Hanyuma umusanzu dusaba ari abakristo ni ukutwumva mu byo twateguye kugira tubijyanemo. Ayoje nk'ibintu nka 5. Ni umukristo uboneka mu materaniro, uboneka mu masengesho y'itorero, uboneka mu mirimo y'itorero, uboneka ku igaburo ryera, akaboneka no mu nama y'itorero. Imiryango harimo imiryango 15 izasezerana mu buryo bazasezerana mu rusengero, tuzashyingira mu rusengero. Noneho hakaba n'indi miryango 11 nayo izasezerana, ariko yo izabanza gutera igikumwe, bazabanza gusezerana mu murenge. Inzego bw'iteza leta dufitanye nk'abafatanye ko dufatanije twese mu mujyi umwe w'icyerekezo cy'igihugu, ari nacyo natwe itorero ryacu tuvomamo, kuba tugomba guhinduza mu buryo bwuzuye. Ubuyobozi umurenge wa Kigali dufatanije bazaza basezeranye bo imiryango 11. Turi kumwe ntakurwanirira muriwe amazina yanjye nitwa Charles Cyubahiro, ndi umushumba wa paruwasi ya Nyarugenge. Ntabwo ubuyobozi bwacu bw'itorero ntabwo bigeze baduhamagara ngo batuganirize batubwire bati rero turashaka kubagira abashumba noneho uzayobora Nyarugenge. Ubwo ubuyobozi bwacu bukuru bw'itorero bwaduhamagaye mu nama, hanyuma barangije batubwira ko amaparuwasi uburyo reforme irimo ikorwa, kandi natwe twari tubizi twarabikurikiranaga n'amanama menshi twayazagamo. Hanyuma rero igihe kigeze tuje mu nama tubwira ko ubwo amaparuwasi amaze kwegerana 30, hari abashumba rero bazayobora amaparuwasi. Natunguwe rero no kumva bavuze ko ngiye kuyobora paruwasi ya Nyarugenge. Nkuko muri bivuze rero ntabwo byoroshye mu mutima kubyumva, umuntu atabyiyatandaga, utabitekerezaga, utarabisengeye ngo bisabe, utabyifuzaga, byaradutunguye. Ariko noneho dukomezwa n'ijambo, dukomezwa n'ihumure ry'Imana tubwira ko iduhamagara yo kwizerwa no kwikora izabikora, cyane ko nande twayoboraga naho abakristo bose baba ari bamwe, burya abakristo ba Kristo bose basa bose aho baba ari hose. Twumvaga rero nyine bikomeye, ariko tuba twizeye Imana ko izadufasha. Natangiye mu itorero rya Matyazo, paruwasi ya Matyazo. Rero rwose nibuka n'itariki nabatirijweho 27 z'ukwa 7 1997. Kuva icyo gihe mu Matyazo nahamaze imyaka 10, nahamaze imyaka 7 ndi umukristo, mpamara imyaka 3 ndi umuririmbyi, mpamara imyaka 5 ndi mwarimu, mpamara imyaka 6 ndi umukuru w'itorero, mpamara indi myaka 6 ndi umushumba wa paruwasi. 7 sinigeze nimuka cyangwa hano nsengera, ni iryo torero nabayeho. Ni ubwa mbere nyine nimutse nkava muri paruwasi nkajya mu yindi, kandi n'itorero nakundaga, ni paruwasi nakundaga, yandeze, iramfasha, iranshyigikira, nkabona inshuti, nkabona abavandimwe, nkabera nyine uwo ndiwe none.
nicyo nyine umuntu ahita ashyira mu bitekerezo bye, agahita yibaza ngo mbese ahantu ngiye kuyobora Nyarugenge muri paruwasi ifite amatora 28, kimwe muri byo ubu ndi gukora uburyo bwo kuyazenguruka nyageraho ndeba, mu byo ndiho ndeba hari amatora agera ku 8 afunze, hanyuma hari andi matorero agomba kuzuza ibisabwa mu gihe ejo bundi inzego bwite za leta zaza kugenzura amatora y'ibisabwa, bazasanga ayo matorero yabasha guhabwa ibyangombwa bimera gukomeza gukoresha izo nsengero. Ubu rero ndi kuyazenguruka, ndi guhamagara amanaho ngo turebe nibura amatora yakuzuza ibisabwa. Ubwo rero ikindi ni ukumenya amateka ya buri torero, amateka ya paruwasi ugiye kuyobora, kugira ngo umuntu amenye icyo akwiriye gushyiramo imbaraga. Insengero zasabiwe n'ubuyobozi bwacu bw'itoro, cyane cyane ubwo twabikoraga ku Rurembo. Rurembo n'ubuyobozi bukuru bw'itoro bagafatanya. Hari insengero muri buri paruwasi yose twatanze, nkaho narindi igihe natanze 5 basabiye naho nagazujije ibisabwa. Nyarugenge ntago ndamenya iziwacu basabiye, uyu munsi twiteze ko zazafungurirwa kandi dufite icyizere ko ari vuba. Hanyuma n'izindi zikazaza mu yindi faze dushobora nazo gusabira, kuko nabyo bazabidufashamo kugira ngo nazo dusabe ko tubasaba ku buyobozi bukuru bw'itoro akadufasha bakashyira muri link bagasaba. Numva rero twizeye nkomereje ko byo mwari mumbwiye nyine bya Nyarugenge abakristo mu byo tubateganiriza, kimwe misiyo y'itorero ryacu ni ukubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo kubwiriza ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu babashe kugira ubuzima bwiza muri Kristo, bagira iterambere, bagira imibereho myiza. Rero tubateganiriza kubateza imbere mu buryo bw'umwuka, no mu buryo bwuzuye bigensira, mu buryo bwuzuye. Ariko nyine mpere ku gice cyo mu buryo bw'umwuka, ni bya biterane, ni ya masengesho, ni wa murimo w'Imana umuntu ategura kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe mu itorero. Hanyuma kandi n'ibyo kuba byo kugira ngo turebe ko abakristo bakuze mu nsengero zafungurwe, ni mu buryo bw'umwuka. Ariko hari n'ibindi bikorwa nyine tuba duteganya byo mu buzima nyine, kugira ngo birimo ubu turimo dufite abanyeshuri bamwe bo twatangiye kureba aho bariho bigira, turebe ukuntu bariho biga kudoda imishinga yabo. Bose turahazenguruka tureba, turatora imishinga ihari. Dufite imishinga yo gushyingira abantu babanaga badasezeranye bazatera igikumwe, dufite imishinga itandukanye muri paruwasi. Hanyuma umusanzu dusaba ari abakristo ni ukutwumva mu byo twateguye kugira tubijyanemo. Ayoje nk'ibintu nka 5. Ni umukristo uboneka mu materaniro, uboneka mu masengesho y'itorero, uboneka mu mirimo y'itorero, uboneka ku igaburo ryera, akaboneka no mu nama y'itorero. No kutaboneka mu mpamvu zuri mu kazi, ariko kuboneka kwawe ya mirimo y'itorero twavuze turo dukora, buryo ushaka kutaboneka physically, ariko kandi umusanzu ukatugeraho tukawubona, ukadufasha kubaka. Turi muri misiyo y'itorero yo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye hifashishijwe ubutumwa bwa Yesu Kristo. Mu by'ukuri ni igikorwa tufatanije n'inzego bwite za leta, ariko cyaturutse mu ivugabutumwa ryakozwe n'itorero, cyaturutse muri rya jambo ry'Imana twifashisha ngo duhindure ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye. Tubonemo imiryango igera kuri 15 yakira ubutumwa bwiza, barakizwa, baza mu rusengero, ariko baza batarigeze basezerana, batateye n'igikumwe. Harimo imiryango harimo imiryango 15 izasezerana mu buryo bazasezerana mu rusengero, tuzashyingira mu rusengero. Noneho hakaba n'indi miryango 11 nayo izasezerana, ariko yo izabanza gutera igikumwe, bazabanza gusezerana mu murenge. Inzego bwite za leta dufitanye nk'abafatanye ko dufatanije twese mu mujyi umwe w'icyerekezo cy'igihugu, ari nacyo natwe itorero ryacu tuvomamo, kuba tugomba guhindura ubuzima mu buryo bwuzuye. Ubuyobozi umurenge wa Kigali dufatanije bazaza basezeranye bo imiryango 11.